Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana imigisha y'Imana namwe kaze ko mumeze neza, njye meze neza alhamdulillah rabbil alamin, ndashima Allah. So nshuti bavandimwe, uyu munsi hari ikintu kimwe nshaka kubibutsa, cyane by'umwihariko urubyiruko, bakobwa, nshuti zanjye, bagenzi banjye, rungano cyangwa se badamu. Iki kintu ni ikintu navuga kigezweho cyane, gikunzwe, gikoreshwa cyane kurusha ibindi bintu byose. Social media muri make ni ikintu umuntu ashobora gukoresha akangiza ubuzima bwe hano ku isi ndetse n'ubundi buzima duhora durwanira, duhora dukora kugira ngo wenda tuzagire iherezo ryiza. So rero iki kintu ndashaka kugira ngo nongere nkigarukeho, nagaru bwa mbere nkivuzeho, ariko ndagira ngo kigarukeho muri ubu buryo. Shuti, turabizi neza ko social media zifite akamaro kenshi cyane umuntu atabasha no kuvuga. Harimo kumenyekana ndetse hari n'abazikoresha bari mu kwinjiza amafaranga, ariko ndagira ngo mbabwire kino kintu, ubuzima bwawe niba wenda ukunda imbuga nkoranyambaga uzikoresha mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku mpamvu ari yose waba yabituma uzikoresha, ndagira ngo wibuke kuri kino kintu cyo kwiyubaha, kwikwiza. Hari uburyo wenda navuga abantu benshi baba badasobanukiwemo, ariko rungano, nshuti zanjye, ubaha ubuzima bwawe mu gihe ntabwo ari ngombwa wenda ngo wambare wikwize ugiye kuri social media, kubera yuko kwikwiza ni itegeko ry'Imana kuri buri muyisilamukazi wese ahava akagera. Ni itegeko ry'Imana, umwemeramana wese mbese kwikwiza ni itegeko. Ni ukuvuga ngo niba kwikwiza ari itegeko, ahantu hose ntago wikwiza ugiye ku musari gusari, ntago wikwiza ugiye mu cyicaro muri jama, ni maste ko ugomba kwikwiza guhera mu rugo. Reka mbabwire impamvu mvuze ngo guhera mu rugo. Hari abantu uba usanga baba ahantu hari abantu benshi, ubana n'abantu benshi cyane kandi bagiye batandukanye, batari n'abafamiliye bawe, ariko ugasanga umuntu yirirwa mu rugo n'umutwe atikwije, atitandiye maskini, kandi biriya n'ubundi ntacyo uba wakoze. Ariko reka mbabwire kano kantu, ni gute umuntu ahagarara imbere y'umusari agiye gusari ugasanga arikwije imbere yande yawe n'Imana yawe yakuremye, ariko wajya mu muhanda imbere y'abantu bose, abakwitayeho, abakwifuriza ibyiza, abatakwifuriza ibyiza, ukagenda utikwije. Ikintu cyo kwikwiza uyu munsi ndashaka kukigarukaho nyishimangira cyane by'umwihariko kuri social media. Bavandimwe, hari ibintu tukora ubu ngubu kano kanya tubikunze, ubona ari ibintu byiza, mana we wumva nyine biguhesheje icyubahiro, ariko urabizi ko ubuzima bugenda bihundika uko umuntu agenda akura, uko imyaka igenda yiyongera. Bya bintu wakundaga wafataga ko hari ibintu bya danger, ugenda wumva utakibyitayeho, wumva utakibikeneye, wumva bitagifite agaciro kanini cyane kuri wewe. Ikintu cyo giye gukurikiraho rero, iyo wakoze ibintu navuga biciriritse, ugiye kubaho ubuzima bwawe wicuza. Ugasanga wagiye kuri social media utambaye nyine wiyandaritse, ndetse ari ukwiyandarika, ejo ubuzima bugahinduka, ugasa nk'umuntu ugize takuwa muri wewe. Uzi ikintu kiba kigiye kubaho, uba ugiye kugira bya bintu wakoraga, niba ari ibintu bitajya bisibama ngo bihinduke, ni ibintu umuntu aba yaragiye ashize ku mbuga nkoranyambaga. Niyo hashirimo imyaka ingahe, wowe ushobora kubisiba kuri platform yawe ukabona yuko bitakiriho, ariko umva ugasanga hari umuntu wabibitse. Erega hari n'igihe bikwicira n'amahirwe, ugasanga wiboneye akazi, wiboneye ibintu bizima, nyine ugiye kujoininga, wajya kubona ukabona bya bifoto, bya video bipfuye amaso, ugasanga umuyisilamukazi wenda wapfuye agasoni, upfa gushiraho agatambaro mu mutwe, ugasanga uri gutamba umuziki tu, subhanallah, uri gutamba umuziki. Rero nshuti zanjye, tutekereze ku bintu dukora cyane ku mbuga nkoranyambaga, ejo utazabyicuza.
ubu hari abamama bakuze bari muri kondisiyo y'agahinda gakabije kubera ibintu abana babo bakora. Afite ubumenyi ariko afite isoni n'ubwoba bwo kubwira ngo mwana wanjye ibi bintu ni bibi. Kubera iki? Abana birirwa kuri social media, nawe aragera gutya yajya kubona akabona mama we subhanallah aho kera yatambaga bino bintu dukora ngo by'ibicini party n'ibicini party ugasanga umuyisilamukazi araho ngahari kubyina rwose yajunguje amabuno, birakwirakwiye ahantu hose turabibonye, nta gitambaro yashize mu mutwe cyangwa se niba yagishizemo ntago nzi niba wenda abantu benshi icyo kintu batakizi. Ugasanga umuntu aragiye yikubiseho ibintu subhanallah byinshi cyane yiyangirije, noneho agiye kujya hehe kuri izo mbuga nkoranyambaga. Bavandimwe inshuti zanjye, ikintu cyose ugomba gukora ujye ugikora uhamanya n'umutima wawe yuko uri tayari kuzisobanura imbere ya Allah, kubera yuko nyuma y'ubu buzima twese turabizi ko hari ubundi buzima. Numara gupfa ukajya mu kaburi ukajya kubazwa ibyo wakoze hano ku isi, hari ibintu bizanadukurikirana. Rero nubwo tuba tutanabizi wenda tubona twibereye aho ngaho nta kintu twitayeho. Rero ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi, ariko na n'ubu ndacyagaruka ku kintu cyitwa kwikwiza. Inshuti zanjye bavandimwe, tugerageze twige kwikwiza, twiyubahe. Ariko natwe niba uri umukobwa aka kanya ugasanga wirirwa wambaye ibintu utabona ukuntu usobanura, none ugasanga n'uwagerageje kuvuga ngo yambaye shariya, yambaye shariya ntavuga ngo ntumbaze aho yazikuye. Ugasanga umuntu yafunze agatambaro rwose reka sinakubwira, yambaye ipantaro. Bavandimwe, ipantaro ntabwo ari umwambaro w'umudamu, ntabwo ari umwambaro w'umukobwa. Ugasanga wambaye ipantaro rwose reka sinakubwira. Noneho hari amakanzu yajeho, ugasanga wambaye ikanzu iragira guhambira, ukavuga yumva noneho birutwa nuko yari bwambare. Noneho iki za pantaro ugasanga umwenda wakwishushanyijeho ku mubiri. Allahu akbar kabira. Allah tugirire impuhwe, aduhe kwiyubaha, aduhe gutekereza kuri ejo hazaza, aduhe kureba ikintu kizatugirira akamaro, kandi adutoze kuba abamama, kuba ababyeyi tukiri bato. Kubera yuko impamvu mvuze kuba mama tukiri bato, ntabwo mvuze ngo wenda ngo ufate inshingano zo gushaka, ahubwo itoze kuba umubyeyi none aho ukiri urubyiruko. Itoze gutekereza uvuga ati ese njyewe ejo igihe nazaba ntakiri urubyiruko ni ikihe kintu umwana wanjye azandeberaho, ni ikihe kintu inshuti zanjye cyangwa se urungano rwanjye ruzajya ruvuga ngo iki kintu kuri kanaka. Uzi kugira ngo ubone umwana wawe arimo yambara ubusa, utinya kumubwira ngo umwana wanjye jya wikwiza, kubera yuko yirirwa abona amafoto yawe, yirirwa abona amavideo yawe, utikwije utiyubashye. Inshuti zanjye, ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi cyane. Ikintu cy'ingenzi aka kanya nshaka kubabwira ni ukwiyubaha, ni ugutinya Imana, kandi tugatangira gutegura abo tuzaba ejo hazaza mu ngeso nziza no mu bikorwa byiza. Birateye agahinda cyane kugira ngo tuzasange dufite u Rwanda, dufite urubyiruko rwa Kisilamu ari twe bantu b'intangarugero mu ngeso mbi, ariko abantu b'intangarugero mu kutiyubaha. Rero dutinye social media, niba unanagiyeho kubw'impamvu